Dutangiranye agafilime kacu n'abakobwa bagera muri 4 beza cyane bari barimo kwiyerekana. Hano bari batangiye kwitunganya kugira ngo bagende biyereka uwari urimo kubasaba yuko agomba kubabona ndetse bagomba kumwimurikira neza. Uwo nta wundi rero yari umwana muto w'umukobwa witwaga Keria. Uyu Keria rero yari yazanye mu kizamini abakobwa 4 arimo kubabwira ati mugomba kwitwara neza muri kino kizamini. Ahangaha rero uko yakomeje nyine kubabwira ati munyiyereke, ibyo byararangiye. Uko bimaze kurangira rero yabwiye hano umwe mu bari baraho ngaho nyine bashinzwe nyine kumwubaha, basa nkaho nyine nabo ari abakozi be, arabwira ati mugende mubahereze icyo kunywa, buri wese mwimuhereze ayo mazi, gusa ntago ari ayo kunywa, mwe muyagumane nyine ndababwira. Ahangaha rero babakozi nyine baragiye barahereza ya mazi, bamaje kuyabahereza bavuga ati rero bakobwa beza, ayo mazi nimuyafate muyashyire mu gatuza kanyu, hanyuma nimumara kuyaterekamo murambwira. Buri wese agiye kuza hano, ace hano agende asuka ayo mazi afite yayateretse mu gatuza, ndetse yitonze neza ku biryo nta n'igitonyanga na kimwe kiri bumeneke ku ruhande. Hano hari harimo abakobwa rero batangiye kwijujuta, ariko se ibingibi biri kudukoresha byaba bihuriye he n'akazi twaje gukora hano cyangwa se twaje gusaba hano? Ahangaha rero umwana w'umukobwa yarababwiye ati nimutabikora nta kibazo, mufate inzira mugende. Babonye nta kundi nyine akaruta kandi karakamira, bahise bafata ya mazi bayashyira mu gatuza. Uwa mbere yaraje, gusa uno mukobwa uje hano bwa mbere wenda nta nubwo arimo kugaragaza ikintu cyo kwivovota cyangwa se kwerekana ko yanze ibintu. Yaraje arabikora, n'abandi bose bagenda bamukurikira, nubwo bari bijujuse nyine bameze nkaho bari kubyanga, bameze nkaho nyine uno mwana Keria ari kubakoresha ibintu by'ibizamini nyine bitari ngombwa. Nta kundi bari kubigenza, icyo bashaka ni akazi nyine. Barabikoze, baraza basuka amazi. Bamaze gusuka amazi, umwe muri bo yarambwiye ati nizere ko nyasutse neza kandi rwose nizere ko aka kazi ngomba kukabona. Aje ambwira ati we genda. Undi rero hano yaraje afata amazi, aho kugira ngo ayasuke neza nyine mu kirahure, yahise ahubwo ahirika nayo bagenzi be bose bari basutse, ndetse nayo yari afite yamena ku ruhande. Aratangira kubwira wa mwana Keria ati umva nkubwire rero wakanawe, wowe ibi bintu urimo kudukoresha, ati uraramuka rwose kano kazi nkabuze, ati umenye yuko uzambona, ati njye ntago ndi muri ba bantu boroheje, uzabaze we. Arangije asubira hano, kumbi dokima z'umwana Keria rwose yaramaje no kuzimenamo amazi, rwose byamaje kujenga, ubona rwose ari ibintu bimaje gusa nabi. Gusa umwana yari afite kwihangana, yarahindukiye areba ba bakozi be, arangije ndetse n'umubonsa arababwira ati mugende mumfatire intebe muzijyane hariya nyine mu nzu, ndaje tuvugane. Hari ibyo yatse rero wa mukozi w'umugore, arangije aramubwira ati mpereza hano. Arangije amaje kumuhereza, kumbi ni ibipirizo ashyizemo umwuka icyambere cyahise kimeneka. Barangije baraseka cyane, baravuga ati mbega umubosi uri hano, reba n'ibintu ari gukora ntago abizi, nawe rwose biri kumushwanyukiraho. Gusa wa mukobwa urimo wifitiye agatima keza nyine yaraje yegera wa mwana aramubwira ati nta kintu ubaye, ati nizere ko nta kintu ubaye. Hano rero umwana Keria yaravuze ati humura nta kintu mbaye, ahubwo ahita abihereza bya bipirizo, abihereza ba bakozi be babiri inyuma. Arangije ababwira ati mpagire nyine mubigire byinshi. Hano rero umwana hari ibyo bamuhereje, ni telefone bamaje kuyimuhereza. Arangije arababwira ati rero ubu ngubu ngiye kubara iminota buri wese ari bugenda akoresha. Ahangaha mugiye kugenda mufate biriya bipirizo, buri wese ajya akicaraho, namara kukicaraho nyine agituritse, buri wese afite iki. Hano wa mukobwa wifitiye umutima mwiza disi yaraje ahita ajyaho vuba, igipirizo aragituritse yihuse bwangu, we arishakira akazi. Ibyo bintu byo kujya hakiremereza akavuga ubugambo bwinshi ntago birimo. N'undi nawe yakurikiyeho wa kabiri nawe abikora gutyo nk'uko umwana Keria yari abibabwiye ko abishaka. Ndetse no muri ba bakobwa nabo nyine bifitiye ivogonyo bari kuvuga amagambo menshi, nawe yaraje nawe aragituritsa, nawe nyine arasoza. Ahangaha umwana niko ari kugenda bari iminota,
umwe wese iyo ari gukoresha akamubarira, yarangiza nyine bakabyandika bakabibika. Ibyo nabyo bigomba kubikwa muri record z'ibizamini nyine kugira ngo barebereho uwagize amanota meza. Umwe wa nyuma rero wamenywe n'amazi, waje nyine akamubwira nabi akamumenaho n'amazi, yaraje hano rwose aragerageza biranga, bagenzi be batangira kumuseka baravuga ati none se uriya ntago ari igipirizo bamuhaye cyangwa bamuhaye igufwa? Nizere yuko atari byo ndi kubona rwose. Kumena igipirizo byamunaniye. Ati none se byamugendekeye gute? Ati rwose ukuntu yasekaga n'ukuntu yari afite amahane menshi byari ibyo kumunanira rwose. Gusa nyine kubw'amahirwe yagiye kubona abona kiraturitse, arangije arahaguruka aravuga ati rwose ndasoje, ngaho rero ni muri coding, ibyo muri coding. Ahangaha rero umwana yaraje yegera umuzamu wa hano nyine w'iwabo aramwongorera. Ntago tuzi ibintu yamwongoreye, gusa nyine nimba ushaka kumenya ibyo ari byo wowe komeza urebe agafilime, hanyuma turaza kumenya nyine ibyo uno mwana abwiye uno muzamu. Aramubwira ati hubwo mbabarira rwose ubikore uko nguko mbikubwiye. Undi aramubwira ati none se ubu ngubu ntabwo biri bumbere nabi rwose, uragira ngo papa wawe aze kunyirukana? Undi aramubwira ati hoya ariko papa ntabwo yakwirukana, njyewe nyizera kandi rwose nanjye ndakwizeye kuri bubikore neza, papa ntabwo yakwirukana, nyine mbasi ndakuvuganira. Hano rero barakwereka amaje kuvugana n'umuzamu, Keria yaraje akomeza kuganira n'aba bakobwa, rwose baba bambaye udukanzu ubona rwose bamininywe nta bintu byinshi. Ahangaha hari umugabo winjiye yasokoje ndetse yambaye n'agasuti, ahobera wa mwana Keria, arangije aramubwira ati papa urahageze? Ati dore ngaba nyine baje mu kizamini, 1 2 3 4 ati rwose ndabona ari na benshi. Ati ubu rero bagiye kuza nyine nanjye tuganire hano muri ofisi, hagenda haza umwe. Umugabo rero yaragiye yinjira hano muri ofisi, amaje kwinjiramo arangije aritunganya neza, arangije arahamagara ati uwa mbere naze. Gusa nyine nimba uri kureba neza, njyewe uriya mugabo ndabona asa nka wa muntu ukora muri jaride, wa muzamu wa mwana Keria yagiye kuvugisha bakagira ibintu bongorerana. Gusa nyine ntabwo turabimenya neza nimba ari we, gusa njye ndabona Ariwe pe, ari kunca mu jisho. Nimba ushaka kumenya uwo ari we, banza ukore subscribe, hanyuma dukomeze twibanire muri aka gafilime ndetse n'utundi twose tuzaza. Ahangaha rero umukobwa wa mbere yarinjiye, namwe mwabibonye byabaye. Uwa kabiri rero nawe akimara kwinjira yaje nyine yiriye, atangira kwicara no ku meza ya bosi, atangira rwose no kuzamura akaguru, atangira rwose gushyira bosi hagati y'amaguru. Ibi ngibi ni ibiki? No kumukurura amakaruvati. Murabibona rero namwe, bano bakobwa bari baje gusaba akazi nabo ubwabo rwose ntago bashobotse. Undi wa gatatu rero nawe yarinjiye. Murakwereka rero mu kwinjira kwiwe nawe yaje rwose atarwiyambitse, arimo kumubwira ati boss erega aka kazi nakora buri kimwe cyose nsabwa, n'icyo ntaba nasabwa mbona yuko gikwiriye ariko nkakabona. Ati ubwo rero rwose urumva yuko ngomba kugacyura kano kazi. Hano rero umwana Keria yakomeje kuganira na wa mukobwa urimo nyine wifitiye umutima mwiza, ariko kumubwira ati ariko se ibintu ndi kumva basohokamo bavuga yuko nyine bakoze, mbese nyine mva bakaranze akanyobwa ibintu byacitse byaba ari byo? Undi akamubwira ati ntago mbizi, wowe ugenda ureba ibyo papa nyine agusaba gukora ukora ibyo, cyangwa se ibyo agusaba umubwira ibyo ngibyo. Ati njyewe rero hari ibintu rwose mbona ntashobora. Ati ubwo sinzi nyine uko biri bugende, njye rwose hari ibintu ntashobora. Ati ubwo nyine aka kazi ntago ari akanjye. Hano rero wa mubosi barakwereka yamajije gusoza, ahamagara n'undi, ndetse uko arimo guhamagara ngo undi ngo yinjire, barakwereka ni wa mukobwa wenyine wari usigaye. Kubera no kwigirira ubwoba yagiyeyo ari we wa nyuma. Kumbi wa mugabo nyine ngo ni bosi yaratangiye gufunga ipantaro neza, atunganya n'agakaruvate neza, nyine namwe murabyumva. Ahangaha rero wa mukobwa yarinjiye. Akimara kwinjira yaravuze ati boss, ati rwose aka kazi murimo muratanga ko kurera uriya mwana nagashobora, ati kandi rwose nagakora neza. Ati none se ni gute nyine wagakora neza? Gerageza nyine unyereke impamvu cyangwa se umpe impamvu. Undi aramubwira ati buse nta kintu wakora cyangaragariza yuko wazagakora neza? Ati nyine gerageza urebe. Ati boss, njyewe nyine nta bintu nyine bihari byo kukwereka cyangwa se byo kuba nakubwira muri
muri aka kanya, ati ahubwo wenda uko nzagenda nitwara mu kazi nibyo byakwereka yuko mbishoboye cyangwa ntabishoboye. Ati ariko njyewe nyine basi muri rusange nkunda abana, basi nyine njyewe ngira umutima mwiza, nakwita ku mwana kandi rwose mwabona n'impinduka vuba cyane. Ahangaha rero barakwereka umukobwa yahise avuga ati ariko nta kibazo nimba njyewe mutakama kubera yuko wenda hari ibyo mubona ntashobora gukora, ati basi nta kibazo nyine akazi ndemera kugahara, nzashakira n'ahandi, ariko njyewe ntabwo nakwiyandarika rwose, reka nawe wacu wiyandaritse. Ahangaha rero disi umukobwa yarasohotse, akimara gusohoka ahura n'aka kana Keria, karamubaza ati none se ubonye bigenze gute? Undi aramubwira ati rwose njyewe ibintu bari abakobwa bavugaga yuko binjiye nyine bagakora njyewe ntabwo nabishobora, ati niyo mpamvu nyine mpisemo kuba nakwitahira muri aka kanya, ati rwose ntabwo nabishobora njye ndumva ngiye kwitahira, ati kandi rwose nta n'icyizere mfite yuko papa wawe yaza kumpa akazi kubera ko ntekereza ko nigeze nitwara nk'uko abandi bakobwa bitwaye, ati ubwo rero reka mbe nitahiye rwose. Agiye gutaha rero Keria yaramubwira ati hoya buretse kugenda, hari ikintu nshaka kuba ndimo ndaba nkubaza. Ahangaha rwose umwana Keria yamwirutseho, arangije aramubwira ati hoya wigenda, arangije aramubwira ati Keria nanjye rwose nagukunze, numvaga byibuza mbaye ndi kumwe nawe basi kano kazi nkabonye byaba ari byiza, atari uko ngendereye amafaranga gusa ahubwo nyine basi ngiye mu buzima busanzwe nikundira n'abana. Wowe rero najya nkufata basi nk'umuvandimwe wanjye ariko ntago bikunze. Babandi rero aho bari bicaye hano barimo baravuga ati reba drama ariko we, ati reba nk'ibi bintu abarimo ni ibiki, ati twebwe twakoresheje uko dushoboye, twatanze imibiri yacu, wari ahangaha ari gutanga utuntu tw'amarangamutima ntazi twari twonga akunda abana, ati njyewe icyanzanye hano ni amafaranga, ati naho ibindi byose ibyo ngibyo simbyitayeho. Kumbi uno mukobwa nyine yari abicaye iruhande, mu gihe bakicaye aho ngaho rero bategereje nyine imyanzuro ya bosi ngo bamenye uwatsinze, hari undi mupapa winjiye. Undi mupapa yinjiye arimo aravuga ati Keria ibi ni ibiki byabereye hano? Kumbi uyu niwe papa we wa nyawe, kumbi nk'uko nari nabitekereje cyangwa se nk'uko nari nabibabwiye, uno ni umuzamu, ni wa muntu warimo gukora amasuku hariya nyine hanze Keria twabonye ari kongorana nawe. Ahangaha abakobwa bose bahise bagira iseseme, abasomaguye zamu batangira gusesemwa, baravuga ati mana we, kumbi zamu aho yibereye akavuga ati wa umva nenjoyinze ibindi mubyihorere. Abakobwa bari bari hafi kuvamo roho rwose kubera iseseme n'agahinda ukuntu zamu rwose yabinejejeho. Ahangaha rero papa wa Keria yaravuze ati niko Keria n'ibiki byabereye hano? Keria rero yatangiye gusobanura buri kimwe cyose nk'uko yari yabisezeranye na zamu yuko agomba kumufasha ndetse nawe rwose ntaze gutuma abura akazi. Arabimubwira byose. Keria aramubwira ati papa nabonye uhuze cyane, hari ibindi bintu ugiyemo by'akazi, ati kandi nanjye rwose urabizi ko mba ndi hano mu rugo mfite irungu, ati nari nkeneye umuntu uzajya unyitaho nyine tukabana, ndetse urabizi ko rwose kubera kubura mama wanjye nyine ari nawe mugore wawe rwose numvishije ngize irungu rihambaye, ati rero niyo mpamvu nyine nashakaga umukobwa kugira ngo tujye tubana nyine basi numve ko hari umuntu ndi iruhande birenze ibyo kuvuga ngo hari umuntu uteka, hari umuntu ugira ibikiniya, ntizafame nyine ziba ari abantu b'abakire bya hatari. Arangije amubwira ati papa niyo mpamvu rero nari nafashe uwo mwanzuro, bano bakobwa baraza bakoresha ibizamini. Ahangaha bamwe mu bakobwa batangiye no kuvuga ati bosi wakibaza ukuntu no mwana wawe yatumye rwose turyamana n'umuzamu. Umwana arababwira ati papa ni imico yabo mibi, ntago ikibazo ari njyewe. Ese kuki bo bumva yuko kugira ngo babone akazi ari uko bagomba kwigamana n'umuntu, bagomba nyine gutanga imibiri yabo? Ati hubwo ibi ngibi bibabera isomo kuko nta wigeze abafata ku ngufu, ni mwebwe mwizanye. Ati rero n'undi munsi rwose mujye mukoresha ubwenge bwanyu cyangwa se mukoreshe nyine amarangamutima yanyu cyangwa se nyine mushyiremo ubwenge bwa kimuntu, mureke gutegekwa nyine n'ibindi bintu biri aho ngaho. Ahangaha rero umuzamu yahise yerekana bosi nyine amashusho y'ukuntu ibintu byose byagenze, arangije aramubabwira ati rwose bosi nawe urabibona yuko njye nta ruhare na rumwe nabigizemo, bano bakobwa nyine nibo babikoraga babishaka kandi rwose bizanye bigemuye. Barakwereka rero bosi yatangiye kureba video
yose y'ukuntu ibintu byose byagiye bigenda, ukuntu binjiragamo bakaza bamwiryaho, bamwuriza amaguru, bagira ibiki, bamukurura amakaruvate. Arangije aravuga ati okay, umva rero mwa bakobwa mwe b'imico mibi, mwese nkumbure mwamajije kugenda, mbese mfunga amaso nyafungure, nta muntu nkibona hano mbona ivumbi ahangaha. Gusa nyine uko yari arimo kuvugana nabo, Keriya nawe yari ari aho ngaho rwose, abakobwa bahita babona barasebye. Bosi nawe akingura umuryango aravuga ati nimugende, dore uko bamurebaga urujisho sha, bakavuga ati wa mwana we udushyirishijemo, twangirije ubuzima, nta kindi kintu dukoreye ahangaha. Disi Keriya yaragiye ahobera papa we, arangije aramubwira ati ariko papa, hano hari umukobwa nabonye, basi we twabana kandi ndabizi ko yamfata neza. Arangije aramubwira ati okay, nta kibazo mwana wanjye, nimba hari uwo wabonyemo, ati nanjye nabonye yaba afite imico myiza, kuko niba utigeze uryamana n'uno mukozi wacu. Arangije aramubwira ati okay, nta kibazo. Arangije rero bosi nawe yahise abwira wa mugabo, aramubwira ati ngaho nawe genda rero, ibyo wakoraga byarangiye. Wa mukobwa yagumye aho ngaho rero niwe wabaye nyine umuntu uzajya urera Keriya, ndetse rwose murabibona neza ko ari umukobwa ufite disipurine n'ikinyabupfura. Bakobwa namwe mugerageze kwihagararaho ndetse mugire disipurine n'ikinyabupfura, kuko nibyo bizababesha heza cyangwa se bizabageza kure.